amajambere amwe Yesu rero arimo agenda ava i Yudaya ajya i Galilaya, yiyumvamo ko adakwiye guca i Dekapoli, yiyumvamo ko akwiye guca i Samariya. Ab'i Dekapoli baracyicaye baracyategereje Yesu, kandi Yesu yarangije kugera i Samariya ce. Turi ku ijambo rivuga ngo uburyo bwawe burangiye, Yesu aracyafite ubundi buryo. Rero hari abantu bari bamaze igihe kirekire bicaye i Dekapoli bategerereje Yesu i Dekapoli. Hari abantu bicaye ariko bategerereje Yesu ahantu hatariho. Barize Yesu barize mugenzi wabo bamutegereje mbese niho Yesu mutegereje, abandi bamutegereje i Dekapoli. Yesu rero ubwo agenda yiyumvamo kadakwiye guca i Dekapoli, yiyumvamo yuko akwiye guca i Samariya. Imana itugirire neza. Arishaka kuvuga hari abantu bamenyereye kurya ariko uvuye mu rugo rwabo, hari abantu bamenyereye kuwambara ariko bagiye kubakurira imbuga, hari abantu bamenyereye kurya ariko bagiye ku muryango wo kubagaragaza amasahani. Rero Yesu yiyumvishemo muri iri teraniro kutazongera kujya ariko bagiye kumesera abandi, yiyumvishemo ko agiye guca i Samariya. Abamumeseraga bazategeka kongera kutugira ku migongo ngo barebe, barebe yiyumvishemo. Haleluya! Uyu musana Yesu yiyumvishemo guca mu rugo rwawe. Ntabwo byari bimeze neza, ariko muri iri teraniro umwuka Yesu yiyumvishemo guca mu rugo rwawe. Rwego umwana wari umaze igihe kirekire umutegerereje i Dekapoli. Haleluya! Uyu munsi urashobora kumutegerereje i Dekapoli, ariko avuganye nawe, nawe avuganye nawe. Aravuza ngo uburyo bwawe bushize, Imana iracyafite ubundi buryo. Hanyuma Imana rero ivuganye nawe aravuga ngo wari umutegereje i Dekapoli. Abo bategeraga amaboko bagiye gutegeza ko bategera amaboko. Yesu runaka ko yajyaga avuye hano katakiza byagenze uti yarwaye yarapfuye. Impamvu avuga amagambo nta makuru afite. Yesu yiyumvishemo gusha i Samariya. Amagambo make mu nzira wari uhanze amaso, Yesu ubwe yishakira inzira yo gutabara ubuzima bwawe. Bwacerereza ijambo ryawe.